Ibyo bihe rero bya adiveni umukristo ahamagarirwa kongera kwisuzuma no kwitegura kuba maso agategereza uwo mwami wavuze ko azagaruka. Ibyo rero bifite ibigereranyo byinshi bihabwa na Bibiliya, cyangwa se uwo mwami yitwa amazina menshi na Bibiliya, ariko rimwe nkunda ni uko ari umukwe itorero rye rikaba abageni. Ibyo rero bihita biduha ngo muri adiveni icyo umuntu akwiye gukora ni ukwitegura byimbitse nk'uko umugeni yitegura umukwe, kugira ngo uwo mukwe naza azamusange yiteguye. Ibyo rero byanteye gutekereza ko twaganira ku nsanganyamatsiko igira iti twitegure byimbitse muri ibi bihe bya adiveni. Turi abageni ba Kristo, turakwiye kwitegura mu buryo bunoze, turakwiye kwitegura mu buryo bwose kugira ngo umukwe naza tutazagira isoni zo kumureba.